Nkuko narindi kubibereka rero mu kanya, urabona ko ushobora kugenda ushishuraho, ugashishura noneho ugakuraho ikintu cy'igishishwa inyuma kimeze nabi nibyo, ariko imbere kirasa neza wagira ngo ni urupapuro cyangwa se ni amvirope. Urabona ushobora gukomeza ukagenda ushishura, urabona ko kivaho. Urabona ushobora kugenda ushishura gake gake, urabona ntabwo biri kuvaho neza, ariko urabona koko ibyo batubwiraga kuri iki giti, urabona ko bishoboka. Ubwo rero urabona ko koko iki giti gishobora kuba, urabibona iki giti koko, urabona koko gishobora kuba cyakorwamo cyangwa se kikavamo impapuro, nubwo tutabizi neza niba bishoboka, ariko amakuru twari twabonye kuri iki giti koko urabona ko ariyo. Ni igiti ubona gitangaje. Tugiye kureba ko haba hari ahantu koko haba haranditswe, n'ibinashoboka natwe twandikeho koko turebe niba bishoboka. Urabona ibi biti byose rero bigiye bifite ibi bintu bimeze nk'ibishishwa, urabona n'udutoya natwo tuba tubifite, urabona natwo dushobora kubigira bikavaho. Urabona ko natwo tuba tubifite. Noneho reba iki ngiki cyaha hejuru rero, urabona ko iki ngiki cyo rwose ni kinini cyane pe, ni kinini rwose. Urabona ko rero ari ikintu kinini cyane, ubona ko koko gishobora kuba cyavamo izo mpapuro niba bishoboka. Ubwo hakorwa ubundi bushakashatsi. Urabona ko ushobora kugenda womoraho gake gake. Urabona ko ushobora kugenda womoraho gake gake koko kikavaho. Urabona ko ni ikintu kimeze gitandukanye rwose. Ukirebye gutya ushobora kugira ngo ni ikindi kintu, ariko ni igishishwa cyomotse kuri bino biti n'ubundi mureba. Urabona ko birahari biracyahari n'ubundi. Urabona ko ibi biti niba igihe cyabyo kitaragera koko cyo kuba cyasarurwa, ko mu gihe babiteraga wenda bagira ngo bongere ibyatsi cyangwa se ibiti, amoko y'ibiti kugira ngo yiyongere. Urabona ko kigiye gifite rwose uburyo cyomoka, kandi kikavaho koko. Ni igiti gitangaje rero. Urabona ibintu bikivuyeho, urabona ko biratangaje. Urabona ko rero ari ibintu bitangaje koko. Turebe niba ushobora kwandikaho hano, nubwo kidasa neza, niba dushobora kwandikaho koko bigakunda nk'uko babitubwiraga. Urabona ko rero wandikaho kandi
bikaza koko ari ibintu bigaragara neza nk'aho ari urupapuro wanditseho. Ubwo rero mwebwe mushobora kuba mukurikiye iki kiganiro, ni umukoro mbahaye kugira ngo namwe muzabikoreho ubundi bushakashatsi, cyangwa se umuntu waba ukora mu bijyanye no gukora amakayi cyangwa se impapuro akazaba yazabigerageza akareba niba bishoboka. Urabona yuko urabona ko ushobora no gusinyaho, ni ikintu rwose urabona ko ari ikimera rwose kibyara ibintu. Urabona ko wakwandikaho. Ubwo rero ibyo batubwiraga koko nibyo, birashoboka ko ibi ngibi bishobora kuba hari igihe cyabayeho bakaba babikoresha bagira ngo babike nk'amagambo cyangwa se inyandiko runaka bashushanyaho, cyangwa se bakaba baranabikoreshaga n'ubundi mu kubikoresha nko gucana batazi akamaro kabyo. Ubwo rero ni ahanyu ni ahacu kugira ngo dusobanukirwe neza niba byabyazwa umusaruro, dore ko dusigaye dufite ikibazo cyo kubura ibijyanye n'impapuro cyangwa se ibyo gufunikamo, ibyo gufungamo. Murakoze cyane, ndabashimiye. Mwari kumwe nanjye Christopher. Ikiganiro cyo ni The Jungle Visit. Ubutaha nabwo tuzabahishurira kandi gace nanone gatandukanye n'aka. Urabona koko ko bya biti bigiye birimo kandi ari amoko menshi koko ashobora kubyazwa umusaruro, cyangwa se akanaterwa n'ahandi hantu hatandukanye, bityo bikaba byatuma